imigisha imana iguha ibyo yakoze biradutangaza. 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 Ibyo yakoze biradutangaza. Ibyo yakoze biradutangaza. Imigisha imana iguha ibyo yakoze biradutangaza. Imigisha imana iguha ibyo yakoze biradutangaza. Imigisha imana iguha ibyo yakoze biradutangaza. Ibyo yakoze biradutangaza. Ibyo yakoze Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Turongera dusubiremo. Ariko impamvu mpagaritse ni ukugira ngo mvuge igitero cy'uyu muririmbyi yaririmbye. Ejo cyaranejeje cyane. Uyu muririmbyi yararimbye ngo nubona abandi bafite ubutunzi ngo ujye wibuka uko Yesu yasezeranye. Haleluya. Ubutunzi Yesu yasezeranye ni ubuhe? Haleluya. Ubutunzi Yesu yadusezeranyije ni ukuraga ubwami bw'Imana. Ubwo ni bumwe. Haleluya. Muno none ushaka ubutunzi ujye wibuka uko Yesu yasezeranyije.
aravuga ngo wibuke imigisha yose mutakura. Haleluya. Ngo wibuke imigisha Imana yaguhaye mutakura. Ingororano zacu ziri mu ijuru. Natinze kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo wibuke ubwo Yesu yasezeranye. Ndara kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo imigisha tutagura. Haleluya. Turetse amafaranga, tukareka n'amazu, tukareka n'amamodoka, hari imigisha Imana yaduhaye, ariyo iyi yose, uyu munezero tugira w'abana b'Imana, ariyo kubana na Mwuka Wera. Iyo ni imigisha Imana yaduhaye tutagura. Nituririmba twibande kuri iyo migisha. Haleluya. Kubera yuko dufite ibintu dusangiye n'abapagani, duhabwa n'Imana. Yego Imana yaguha inzu, Imana yaguha imodoka, ariko ibi ni ibintu dusangiye n'abapagani. Iyo twirata rero ntabwo twakwirata inzu. Ngiye kwirata ntabwo nakwirata ikibanza ngo nirate imodoka, ariko hari indi migisha tutagura, iri exception y'umwihariko tugira nk'abana b'Imana. Nguwo munezero ufite, nguwo munezero ushaka gutekereza, ni imigisha Imana yaduhaye tutagura, tutabona igiciro twishyura. Umwuka Wera w'Imana, ubugingo buhoraho, umunezero w'agakiza, kubabarirwa ibyaha. Haleluya. Iyo ni imigisha Imana yaduhaye. Imigisha Imana iduha, ibyo yakoze biradutangaza. Turagushimiye Mwami Yesu waduhaye imigisha yose. Kubw'ubuntu bwawe Mwami Yesu waduhaye imigisha y'agakiza. Muri rya rero ngo baraka zilizo katika wokovu zilizozipata kwa Mungu. Imigisha yo mwakiza k'Imana yose. Kubw'ubuntu twarayihawe Mwami. Twayihawe igihe twaye ibyaha Mwami imbere y'Umukiza wacu. Haleluya. 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 Haleluya Mwami Yesu. Warakoze kuduha umugisha Mwami wo kumenya. Warakoze kuduha imigisha Mwami yo kwizera. Warakoze kuduha umugisha w'Umwuka Wera. Wayobora ubuzima bwacu bwa buri munsi. Warakoze kuduhereza Mwami. Warakoze kuduhereza imigisha. Warakoze kuduhereza imigisha Mwami yo mu bugingo. Yo mu bugingo. Umukiza niwe wankuye mw'ishyamba, usigaye bamurima. Kubw'imvura n'izuba byo
w'ijuru nshobora kweri gutashaka umukiza niwe wankuye mu ishyamba sigaye mbaho umurima we no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kweri gutashaka nejejwe n'Imana umutima wanjye umuriro w'ijuru niho sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru niho sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanyija imbere y'umukiza Yesu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru urimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru wowe sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri haleluya haleluya niwe mucyo ubugingo bwiza nahisemo korera umukiza Yesu kubaho ni Kristo no gupfa ni nyungu umukiza wese ukuri ubugingo bwiza nahisemo n'ugukorera umukiza Yesu kubaho ni Kristo no gupfa ni nyungu Mana Yesu Kristo wese ukuri nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru niho wowe sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima umuriro w'ijuru niho sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo mbese ukura harabonetse umwana w'Imana watamye
rigasohoza icyo nabivuze sinazwe ijambo ryanjye n'isi Amen. Shimira Imana cyane kuri uyu munsi ko tugeneye umwanya kugira ngo tujye mu ijambo Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi sinzi uko nabaye nazutse numva nafatanye umuhogo kuko ntinabisanze niba sinaririmbye ntaco nakaza ukumva ibintu bimeze nk'amagiripe rero muraza kwihangana nimwumva ijwi ritahiriza neza. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndishimye cyane ko kubona uyu mwanya ku bindi byose nyine bisa nk'abamo hari igihe ari iby'intege nkeya cyane ariko umwanya w'ijambo ry'Imana uhebuje ibindi byose kuba byiza. Amen. Gatoya iyo umuntu amubwiye ngo azoga ijambo ry'Imana cyangwa azahira niyo yaba amaze iminsi irindwi yongera kubwira Imana ukuntu yari asenze akabwira ngo Mana ndumye kandi ngasezaje gutanga ibyo ngire ntarumva bitaraba ubuzima bwanjye none Mana ngirira ubuntu unyuzuze ibyawe kugira ngo abo nzajya kubihana bizabagire umumaro. Haleluya. 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 Rero ndashima Imana yuko mu minsi yashize nezerewe ndetse nezerwa mu ijambo ry'Imana atari bya bintu bisanzwe nyine byacu twayemo bya kwirukanka ndicara hasi numva ijambo ry'Imana rinyuze umutima nezezwa nanjye nongera kunezezwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Turasoma ijambo ry'Imana nifuje gushima maze iminsi yashize nararwaye nyine indwara yaje ntazi iraza iramfata ngiye kwa muganga barambwira ngo abavandimwe tubana barabizi barambwira ngo ni facial paralysis nyine yo guhengamira uruhande rumwe ndavuga se iyi ndwara iterwa n'iki arambwira ngo ni umunaniro mwinshi njye mfite umunaniro mwinshi ariko nza gusanga nyine byari iruhande rumwe. Iyo ndwara ndayirwara kubera ko aribwo bwa mbere nayimenye ntangira kumenya amakuru yayo ngubwo zede nyine nkazamenye ko abandi bakambwira ko bayirwaye n'iki ahubwo njye nkajya mbona bimwe iratandukanye ibyo bambwiye bimwe nkumva simbifite ibindi nkabona ahubwo biratandukanye none uko iminsi igenda ishira agenda yongera ku munwa uruhande ukagenda rukomeza rutambika ruhengama kubera ko aribwo bwa mbere nari nyibonye rero ndavuga ati nguko iyi ngiyi irangije kera kabaye bigera kuri kabisa ariko ndashima Imana ntagiye mu magambo menshi ko Imana sinzi uko byagenze nagiye muri kine nk'iminsi ngahe biragenda rero ndabishimira Imana. Haleluya. Haleluya. Iyo umubiri urwaye
hari igihe bizabera imbogamizi yo kugira ngo umuntu asenge ndetse n'ijambo ry'Imana biragorana cyane. Rero ndashima Imana yuko Imana nayo iziduhereza menshi ikaduha n'ubuzima buzima kugira ngo dukora imirimo yayo. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana ntibutinde rwose. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14. umurongo wa 14. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ugire umwete wo kubana hose amahoro no kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Subiremo, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Irindi turisome muri Yohana ubutumwa bwiza. Hano ubutumwa bwiza igice cya 17 n'umurongo wa 17 haravuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe niko kuri. Ubereshe ukuri ijambo ryawe niko kuri. Tukiganira umwanya mutoya amagambo y'Imana. Nashimye cyane amagambo umuvandimwe Bosco yatubwiye. Hari igihe iyo umuntu agiye nko kuvuga ijambo ry'Imana avuga ati Imana kabya ibimenyetso by'iwacu nyine mu madini aho Imana se tunyereka ikimenyetso cy'uko turi kumwe. Ibintu Bosco yavuze ni ukuri. Mu kanya nari ndi mu kazi ntekereza umubano w'abantu n'Imana yaremye. Nsanga nta mubano nyine wacu n'Imana nk'abantu bitirirwa izina ry'Imana. Ubuzima nyine twakabaye tubamo nubwo tubamo nyine ukabigereranya nsanga mu by'ukuri ntawe. Paulo yavuze aravuga ngo umuntu niyibwira ko hari cyaze aba ntaco nyine afite, aba ntaco amenye bitewe n'ibyo yaragakwiriye kumenya. Hari ibintu by'Imana nyine inasayiko y'iby'Imana tubamo tuza twishuka nyine ugasumva kumva ibintu by'Imana usa naho nyine ubifite ndetse kumvura nabizi cyane kubera experience yenda n'ibyo mwana hari naho twavukiye niki ugasanga umuntu nyine afite ibintu ndeka mvuge by knowledge ariko nyine bitarabuzima. Ugasanga nyine ubuzima bwacu tubayemo n'iby'Imana biratandukanye cyane. Imana idufashe. Rero nza gutekereza umubano wacu n'Imana none mbona n'umubano tubana n'abantu muri buzima busanzwe. Sanga abantu nibo dukunda cyane kuruta Imana. Sanga umubano wacu n'Imana wo ntawo rwose umeze nk'utari ugereranyije nyine umeze nk'utari ugereranyije n'uwo tubana n'abantu. Ijambo ry'Imana rijya ritwereka neza ubuzima umuntu yarabayemo Imana ikirema nkuko Bosco yatubwiye. Yerekana ko umuntu yarabanye n'Imana ubuzima bwo kuramya Imana, ubuzima bwo guhora n'Imana. Noneho rero Salomo yanditse mu Mubwiriza ibice 7:29 aravuga ngo Imana yaremye umuntu ari mwiza pe. Imana yaremye abantu ari beza ngo abantu bishakira ibihimbano byinshi. No kuvuga ngo ibihimbano byavuye ku bantu byavuye ku Mana. Imana yaremye umuntu ari mwiza, umuntu yishakira ibihimbano byinshi. Ugiye mu gice cya 3 cy'itangiriro ndagira ku wa 6 yanzo kimaze kuvugana na Eva. Eva arareba ngo abona icyo giti ngabona ni cyiza ngo kandi ngo kimenyesha ubwenge ngo arasoroma ngo urubuto ngashira n'umugabo we ngasha kuryaho. Haleluya. Amen. Ako kanya ikibiga cyinjiye mu bantu. Bya bindi Salomo yanditse. Ndavuga ngo batangira kwihimbira iby'Imana itababwiye, bafata iby'Imana itababwiye. Niho tujya tubona mu gice cya 6 mu itangiriro ibice 5 Imana ivuga ngo Imana ibana ko kwifuza ko umuntu ari kubi iteka ryose kugeza iteka ryose. Ndetse umanutse no hasi akavuga ngo yicuza impamvu yaremye umuntu. Imana niho yaciriye umugambi wo kugira ngo irimbure abantu ikoresheje umwuzure mu gihe cya Nowa. Ndagira ngo mu gice cya 6 ni inkuru ya Nowa avuga. Imana ifite umugambi wo kubanga abantu ndabarimbura mbamare kubera ko ico nabaremeye sico bari gukora. Aho natwe rero niho twari turi nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Mbaro mu bice 5 umurongo wa 18 ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko icyaha cyazanywe n'umuntu
abari mu isi bose babaho gukiranirwa. Amen. Aha ni kwivuga be turaza kwigiraho. Ni ukuvuga ngo natwe niyo state twakirimo. Umuvandimwe umubano yavugaga w'Imana n'abantu urashira uvaho. Imana itangira abantu baja kure y'Imana, bava muri Edeni, bava mu busabane n'Imana, baragenda. Ibyo byose byashatse gutindaho. Nshatse kuvuga ngo mu Magalatiya ibice 4 hakavuga ngo igihe gikwiriye kigeze Imana yohereza umwana atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo, kugira ngo bahinduke abana b'Imana. Amen. Ibyo bintu mpamvu mbicemo abantu ni ukugira ngo twibukiranye twumve urugendo rwo kugira ngo Imana iducungure, reconciliation cyangwa kwegeranya n'Imana, kwiyunga n'Imana biturutse mu bushake bwayo, ari n'ubuntu yatugiriye kugira ngo tubashe gukizwa. Haleluya. Kugira ngo tuze kugera kuri kino gice twasomye kivuga ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kuko ubutejejwe atazabona ubwami bw'Imana. Amen. Ikintu cyonyine kizabuza umuntu kwinjira mu bwami bw'Imana nuko abaho ubuzima butejejwe. Cyonyine ndasinzi ko hari n'ibindi biri mu byanditswe, ariko icyo nabonye muri iri jambo nuko kugira ngo umuntu atazinjira mu bwami bw'Imana nuko abaho ubuzima butejejwe. Umuntu ashaka kugira ngo azinjire mu bwami bw'Imana, udashaka kwinjira mu bwami bw'Imana, abaho ubuzima butejejwe, ubuzima budahuye n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Rero Yesu amaze kudufera twitangira ibyaha byacu bije kudufata gukiranirwa kwacu, aduha gukiranuka kwiwe, tubarwaho ko gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Mu Bakorinto ba 2 ibice 2, Bakorinto ba 2 5:15 hakavuga ngo uko uwo ngo yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kuba ku bwabo, ahubwo babe kubwo wapfiriye akanabazukira. Haleluya. Haleluya. Aho ngane ushaka kugira ngo duhere ubwo tugiye no gusoza. Aho niho nshaka kugira ngo duhere. Ijambo rivuga ngo kugira ngo be gukomeza kuba ku bwabo, babe kubwo wabacunguye. Hari igihe nze ndeba nk'ubuzima nyine tubayemo ubu ngubu bwa Kristo, kabona hari amagambo amwe tusamira nk'abasimbuka cyangwa niba tutanayasimbuka tuyafite by knowledge, ariko nyine ntarabo ubuzima bwacu. Ijambo kuberaho umwami cyangwa kubaho ku bwa Kristo, iryo jambo turaremisinze muri ubuzima bwa Kristo bwa buri munsi. Hano ubuzima turi kubamo, aho dusengera, aho duteranira, ndetse n'ibintu yose tubamo turaremisinze kabisa. Niyo mpamvu rero natekereje ijambo ryo kwera. Ijambo ry'Imana rijya rivuga Imana yaduhaye kwezwa. Mu Bakolosayi ba mbere, kugira ngo ntibesha ntarivuga ko ritameze, Abatesalonike ba mbere, Abakorinto ba mbere ibice 6:11 haravuga ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Ahangana ndi kuvuga ni ukwezwa duhabwa ntaco dukoze. Kristo ubwo yadufiraga duhaye kwezwa kugira kwera ko ijambo ryavuga ngo umuntu utejejwe ntazabona ubwami bw'Imana. Ibyo biramukweza ko twejejwe n'ijambo ry'Imana, Imana iduha kwezwa, tuboraho kwegwa kw'Imana. Amen. Ibyo ngibyo nta mbaraga zacu zijyamo, ntacu umuntu akora, ni kwa kundi Imana yadusanze natwe abari bupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, idushikiriza kwera kw'Imana, tubabera n'abaziranenge mu maso y'Imana. Haleluya. Haleluya. Izo nta mbaraga zacu zirimo, nta mbaraga z'umuntu zirimo. Rero aho ngaho so nashatse kuvuga iyo ngiyo bayita position sanctification. Position sanctification no kuvuga ngo ni ukwezwa duhabwa n'Imana, nta mbaraga z'umuntu zigiyemo. Hakabamo iya kabiri bita progressive sanctification cyangwa se practical sanctification. Uko ni ukwezwa k'ubuzima bwa buri munsi, progressive cyangwa practical. Ubwo nibwo buzima ijambo ry'Imana ridutegeka kubamo ubuzima bwa buri munsi. Iri jambo twasomye riri mu Baheburayo riravuga ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kuko utejejwe
atazabona ubwami bw'Imana. Iryo twasomye muri Yohana rikavuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Haleluya, haleluya. Noneho naje gutekereza ijambo ry'Imana ukuntu turifata, nsanga bumwe natwe tumeze nk'abafarisayo. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana kukanga gusa, ariko ritaraba ubuzima bwacu, ritarahinduka ubuzima bwacu, ritaraba ikintu cyo kwirata. Muzo Yesu yadusigiye, yaravuze ngo tugende mu mahanga yose duhindure abantu kuba abigishwa biwe, abazemera bazabatizwa mu izina ryiwe. Ariko kubera ukuntu dufite manga cyangwa kubera ukuntu tumise ijambo ry'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo bintu bitugora cyane. Nko kuvuga ngo tuje muri Sudani, umuntu bamufata mwohereza muri Sudani ngaje kuba umusiyoneri, biragoye cyane kwa approaching umuntu mubwire ngo ese wizera Kristo. Naje kuzenguruka rero nsanga ubuzima nyine tubayemo, nsanga icyo tubura ni ugushira amanga bivuye mu ijambo ry'Imana. Iyo dusoma ijambo ry'Imana dushira amanga, noneho bigatuma ibyo bintu dufite dushaka kubisharinga abandi, dushaka kubihereza abandi. Rero ijambo ry'Imana ryerekana yuko umuntu ntashobora kwezwa n'ikindi kiretse ijambo ry'Imana. Umuntu ntashobora kuba uwera, ntashobora kuba ubuzima Imana yategetse ko tugomba kubamo adasoma ijambo ry'Imana, cyangwa atari mu ijambo ry'Imana, cyangwa se ubuzima bwe butari mu ijambo ry'Imana, cyangwa adatuye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribakerekana ko umuntu yezwa bitewe n'ijambo ry'Imana. Hari cya gice dukunda kuvuga cyo muri Zaburi ya Dawidi kivuga ngo nabika ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumura. Rero iryo jambo imbusano yaryo nizirumvikana kugira ngo ducumure ku Mana, no kutaba mu ijambo, tabika ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Sinabika ijambo ryawe mu mutima wawe, niyo mpamvu ngucumuraho. Ibyo bintu rero turabimesinze, nsigaye nterwa n'ubwoba nyine n'ubuzima twese tubaye buno bwa buri munsi. Ubuzima buvuga ndatindinga, ndaja kuri church kwa mbere iwacu mu idini, kwa gatatu ndajayo, kwa kane ndajayo, kwa gatandatu ndajayo ku cyumweru. Iyo ni iminsi nje ku rusengero, iyo ni iminsi yose nje ku rusengero. Ariko hari igihe iyo minsi njye nyijyamo numva ubuzima bwanjye buri kure y'Imana, numva ubuzima bwanjye busa n'uburi buri ahantu bwumye bwumagaye, nkumva ijambo ry'Imana rimeze nk'ari ngume muri yewe. Noneho umutima wanjye ukambaza ese ubu buzima nibwo ukwiriye kubamo? Merci ejo bundi twari turi kuzana utekereza ukuntu ubuzima bwacu bugowe cyane mu gihe turi kure y'ubushake bw'Imana. Dutekereza ubuzima bwa Kristo, dutekereza ukuntu Paulo yaravuze, aravuga ngo buri muntu wese amere nk'uko yari ameze agihamagarwa. Buri muntu wese uhamagawe n'Imana, cyangwa buri muntu wigeze kugira uburyohe bw'Imana, akumva ubuzima bwiwe bunyotewe Imana, azi ukuntu ubwo buzima buza bumera neza. Iyo ataburimo rero, iyo ari kure yabwo anabwo ububabare wabungana na bwa buryohe yagize, acakira imbaraga z'Imana, bikamutera uwo muntu guhora yumva akeneye Imana mu buzima bwe, bikamutera guhora nyine ashaka ese niki Imana wazahuye ubuzima bwanje, ko ubuzima bwanje buri mu kangaratete. Haleluya, haleluya. Rero ijambo ry'Imana muri Samuel wa mbere, Imana igihe itoranya Samuel, hari ijambo rivuga ngo muri ico gihe ngo ijambo ry'Imana ryari ingume mu bantu, ryari ingume. Abantu bari barabuze ijambo ry'Imana mu bice bitatu. Hari ijambo ry'Imana, igice cya mbere, ijambo ry'Imana ryari ingume mu bantu. Bavandimwe nkatinze, nkeneye gutekereza kino kintu. Ese ni ryari turi mu kwicara nyine tukiga ijambo ry'Imana nk'abashakamo kwezwa, cyangwa nk'abashaka gukiranuka mu ijambo ry'Imana tutarishakamo ikindi kintu? Ni ryari ubuzima bwacu bwumva nyine bunyotoye Imana ku buryo twakwicara mu ijambo ry'Imana tukavuga ngo ijambo ry'Imana rigiye kutugaidinga, ritwereka ukuntu tukwereka ubuzima bwo kwezwa? Ese ubuzima bwawe byibura bujya bukubwira ukakubwira ngo nturi mu murongo, ukumva uri kure y'Imana, ukumva ibintu byose uri kumva, ukumva bimeze nk'ibibishe mu gihe utari mu bushake, utari mu ijambo ry'Imana? Haleluya, haleluya. Hari ibyo tubamo nyine bimeze nk'ikigare, nk'ibyo mvandimwe ari kuvuga Bosco, bimeze nk'ikigare. Ikintu cyose ubundi ino si ishobora kuduhereza
ikintu cyose gishobora kuduhereza icyo kintu Yesu ntiyakiziye, icyo kintu ntikicazanye Yesu. Isi nyine ishobora providing ikakiguhereza, habe na private jet man, kuvuga ngo imodoka ukagura indege nyine iri prive, icyo ngicyo isi iragitanga, wagize ifaranga nyinshi wayigura. Icyo ngicyo nticazanye Yesu, wagira 5 wagira singahe nticazanye Yesu. Imirimo y'Imana ntibonekera aho ngaho, imirimo y'Imana ntigaragarira aho ngaho. Imirimo y'Imana igaragarira mu murimo Imana ikora mu buzima bwacu, ubuzima bukagenda buhinduka gusa na Kristo. Amen. Haleluya. Icyo Yesu yaduhamagariye ni ukugira ishusho nk'iyi, ni ugusa nawe, ngo nk'uko wabahamagaye ari uwera, ngo namwe mubabera. Haleluya. Nk'uko waduhamagaye ari uwera, natwe tugomba kubabera. Nta wundi muhamagaro dufite, nta n'ikindi twahamagariwe. Imana ntiyaguhamagaye nimba hari icyo ukorera mu church, nimba hari umumaro nyine ufite mu church, si cyo yaguhamagariye. Imana yaduhamagariye kubaho ubuzima bwo kwezwa. Rero iyo tumisinze iyo point yo kuvuga ngo ubuzima bwacu ntiburi kwera, ubuzima bwacu ntituri kubaho ubuzima bwo kwera, tuba dutaye umurongo w'icyo Imana yaduhamagariye, ndetse tuba duhakanye cyane icyo Yesu yakoze muri twebwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ukuvuga ngo icyo Yesu yaduhamagariye ni ubuzima bwo kwezwa, ubuzima bwo gukira ntiyaduhamagariye. Ugiye kwaza mu ngumwe nazo kubwira se Petero se hari farashi ziyagiraga, ubuzima bwe bwarinze burangira ubwo batwereka buranga nta farashi yagiraga byibura cyangwa uvuye ngo hari imitungo yakurikiye Yesu gusa. Ndetse n'ibyo Yesu yababwiye ngo azakwigisha ndakwishyana, hari ibyo wabonye se batunze muri bino bizima busanzwe, ahubwo twebwe gukomera kw'Imana tuzatubonera nyine muri ibi bintu bifatika. Rero bavandimwe ndagira ngo duterane imbaraga uyu mugoroba, tubwire Imana ihindura ubuzima bwacu. Kega asenze neza, ahubwo ubuzima bwacu umeze nk'ubwumagaye, turi ahantu humagaye nyine. Umuntu ari gushaka kugera, umuntu ari gushaka kunezeza akanezezwa n'aha ari kumwe n'abandi, ariko ubuzima bwe bwonyine, personal life nyine n'Imana, our relationship with God byarabuze rwose. Ukoje wumva nyine n'ubuzima ubuzima bwo kunezerwa muri rusange, utanezerwa bimeze nyine nka siyasi cyangwa no gufana fanatism bavandimwe yavuze. Ariko bavandimwe twisuzume, uvuga ati se nje ndi kunje nyine njyenyine n'Imana, uyu munezero njyamugira nimba ntawugira, maybe yuko nyine ntigeze nakira umunezero w'Imana. Nimba noneho ntawe ufite ubungubu kandi narigeze kugira umunezero w'Imana, ese byapfiriye hehe? Ijambo ry'Imana ho singume mu buzima bwanjye, ijambo ry'Imana ho riracyambereye ibyishimo, ndacicara ngo nsome ijambo ry'Imana, numva ibyishimo biransanze, ndirire mu ijambo ry'Imana ngo ati Imana niki nshobora gukora kugira ngo ngere kuri uku kwera kwawe. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu iby'Imana dusaba bigoye, kandi bizoje dutera gusenga tukegera Imana twagase Imana, wampaye imbaraga zo gukora ubushake bwawe, wampaye imbaraga zo kugendera muri ubushake bwawe, wampaye imbaraga zo gukora ubushake bwawe. Tudafite ijambo ry'Imana, urugendo turimo rwo kweza ntituzarubasha, kandi tudafite kwezwa ntituzabona ubwami bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana yaradutsindishirije, irimo iragenda tweza muri ubu buzima, ndetse tuzahabwa n'ubugingo buhoraho. Ariko ibyo bintu byose iyo hamisizemo kimwe, byerekana ko ikindi nta gihari. Nimba avuga ngo uzaja mu ijoro utari kubaho ubuzima bwo kwezwa, iryo joro si ndangutse ntabwo ni, kandi ubuzima bwo kwezwa nibwo bugaragaza ko umuntu yatsindishirijwe. Iyo umuntu yatsindishirijwe ntari kubaho ubuzima bwo kwezwa, bihakana ko gutsindishirizwa kwiwe. Kandi iyo umuntu avuga ngo azaja mu ijoro atari kubaho ubuzima bwo kwezwa, nabyo bihakana ko iryo joro ntaryo azajamo. Rero bavandimwe, dushaka ko twamenya ibyo mwamashimwe, tumunezeza muri byose. Amen. Yesu yaravuze aravuga ngo byo bazamenyera ko muri abigishwa banjye kuri nuko muzaba mu ijambo ryanjye. Amen. Nuko muzatura mu ijambo ryanjye. Mana turagushimiye, turaguhimbaje. Haleluya. 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 Hari ahantu yabwiye ngira ngo nabigishwa, arabwira ngo ubwami bw'Imana ngo bugira n'akabuto ka sinapi, ngo no
ngo kaba ari gato cyane ngo wanyuma y'utundi twose ngo gaterwa mu butaka ngo nyuma y'igihe kirekire ukazazakura ngo kakaba igiti kinini ngo kigatanda nk'amashami ngo maze inyoni zose ngo zikacyarikamo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hejuru y'aho ngaho avuga n'ukuntu ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'imbuto ngo igihuga mu butaka ngo umuntu ngo akayibiba ngo akagenda akabyibagirwa ngo atabyitayeho ngo ariko ngo nyuma y'igihe ngo ikazera. Haleluya. Mu minsi yashize nibwo nasobanukiwe yuko ibihe byose uko byameze kose umuntu aba imbere y'Imana. Umurya iryo dirisha murifunga kugira ngo abe hepfo bitatusakurisha. Igihe cyose umuntu aba imbere y'Imana umuntu aba abibye. Haleluya. Nubwo umuntu atabimenya niko umwanditsi yavuze ngo umuntu ngo yabibye imbuto ngo aragenda ngo ntiyanabyitaho ngo ntiyanabimenye ngo ariko ngo hashize igihe ngo irakura uhinduka igiti. Bwana Yesu asifiwe. Igihe cyose turi imbere y'Imana n'ubu uyu mwanya tubaye imbere y'Imana gashobora kugaragara nk'akabuto ka sinapi gatoya hanyuma y'utundi twose ariko kazakura mu gihe tutazi kagahinduka igiti kinini inyoni zikarikamo abantu benshi bakugamamo. Indirimbo abantu sinzi niba bayizi ariko reka turirimbe agace gato turirimbe n'indi imwe asigaye twumva ijambo ry'Imana.